uburyo Imana yagennye noneho ukaduha ubuhamya bwawe ese wowe wakize ute nyine byagenze gute wari utubwiye uko wisobanukiwe uburyo wamenye icyaha cyawe wamenye icyo Imana igushinja umenya aho gituruka umenya n'impamvu wagiye ugerageza kureka ibyaha ariko bikanga noneho twazimo tureba noneho se mu by'ukuri icyo kintu cyago iyo kamere y'icyaha urupfu rw'iteka dukomora kuri Adamu mu by'ukuri umuntu aza kurukira gute byari kugendekeye gute muri make wowe shaka kuvuga uko byangendekeye ariko abaduteze amatwi nanone bamanze bumve ko ari abanyabyaha yego ko umuntu ari umunyabyaha yego yabikoze kandi atanabikoze urakoze cyane bitewe nuko avuka yego ari yego kandi ko bihagije kumujyana mu muriro utazima nk'ibyo byamujyana mu muriro utazima kuko wabidusezeranije nako twavukiyemo ni nabyo twavukiyemo n'ubundi turagomba kubipfiramo tutamenye icyaduhesha ubugingo buhoraho kandi abaduteze amatwi nanone bibuke neza yuko uko umuntu abo za mbuto z'umunyabyaha ya virusi twahoze tuvugaho ko kuba wagize umujinya none kuba ugize umujinya ntabwo ari ukoze icyaha yego si ukoze icyaha ahubwo umujinya wagize ni icyaha kikubaho yego ariho Pawulo yavuze ngo ni icyaha kimbamo mu Baroma 7 mu Baroma igice cya 7 ibice guhera ku 14 kumanuka ati ku 18 niba nibuka neza nubwo yavuze ati muri nde ati no kuvuga muri kamere yanjye ati nta cyiza kimbamo avuga ati niba mushaka gukora ibyiza ugasanga nakoze ibibi abantu bazirikane ko mu muntu ko muri mwene Adamu nta cyiza kibamo nta n'icyanezeza Imana kirimo Imana yo yabivuze mu muhanuzi Yeremiya ngo hereye mu bworo bw'ibirenge ukageza ku musatsi ngo ni ibisebe binuka ngo ni ibisebe binuka mbega nta cyiza kiba mu muntu ubwo icyo umuntu rero amenye ko nta kinezeza Imana bitewe kuri Adamu kandi bya bindi akora wakora gatoya uri umunyabyaha ugaragaje imbuto ni uko wasoroma ipera ku giti cy'ipera ariko gusoroma siho uburwayi ni nayo mpamvu kuvuga ngo Imana imbabarire umujinya bya bindi twakoraga mu byumba uwo mujinya wakomeje no kubikora ni nabyo abantu bakora ibyo ntabwo biragukuraho uwo mujinya kandi umujinya uri muri wowe yego bwa busambanyi ukora ukavuga Imana imbabarire nasambanye burya wasambanye kuko bikurimo kuko uri mwene Adamu yego uri igiti nicyo giti niko wavuze niryo bomba ryawe na bwa busambanyi bukuga izo nizo mbuto atarasambanye kandi ni umunyabyaha iyo utanasambanye uri umunyabyaha kuko w'ibyaha byose niba biva ngo yo wishitegeko rimwe uyishe yose Yakobo 2:10-11 nimba wihana Imana wowe ko urasambanye yo wihana ko wanishe ni kabisa Junior kuri n'umurozi kubera ko iyo wishitegeko rimwe biravuga ngo wamaze kuyica ntabwo kuyica ngo yo wasitayeho uwo yarimbuye yose umuntu rero amanza amenye ko ari umunyabyaha niho ngiye gukurikizaho uburyo ki namenye ukuri kuko ibyo ngibyo nshakashaka uko icyaha cyamvaho ntabwo kigeze kimvaho ahubwo narabatowe menya ukuri kwishobora byose ukuri naje kumenya ariko kumbaye amahoro ngaba ngenda ndi umudendezo iyo tubwira abantu urugero ngaka gatabo abagasomye kandi songa ijoro ndirikorerwa yego iyo uhise ubibwira umuntu cyangwa akahita agasoma ahita aterera ngo mushyirwiyo ngo ijoro ndirikorerwa biba bikurikije ya miruho y'ibyo yakoze n'ibyo yanyuze mu bya byumba by'amasengesho kwa kwiyiriza y'amaturo ngo ijoro ndirikorerwa yarazi ko ari gushaka ijuru aca muri bya bintu agahita yika ngo none ngo ijoro ntabwo rikorerwa ariko twarangije kubona ko nta n'icyo wakora Imana irakiranuka none umaze kubona ko uri umunyabyaha none urayikorera iki se
kandi wararangije no kwica isezerano ryayo mwagiranye ni igiki cyo wayikorera mu magambo makeya ndetse na none umuntu yakwita menshi nashingiye ku jambo ry'Imana rivuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe ngo muze munsange mbaruhure kandi mu mutwaro wanjye ngo nduremereye ngo muze kugira ngo mubone uburuhukiro nabonye uburuhukiro uburyo kinabonye ubwo buruhukiro wowe uteze amatwi iki kiganiro iki ni nacyo ngwifuriza cy'uburyo kinabonye uburuhukiro ibyo byose namazemo ndimo naje guhura n'umuvugabutumwa mwiza we nakwita ngo umuvugabutumwa bwiza aribwo bwigenza aribwo twigisha anaribwo turimo tugenda tubwiriza abantu ubwo butumwa bwiza ntabwo twicaye twirengagije bya bindi twakoraga ariko n'ubu turi mu buvugabutumwa bwiza kandi nabwo butubeshejeho turi amahoro tuvuga duseka nta n'icyo twikanga tuvuga ko dutuye mu ijoro kandi twihamishije ibyanditswe byera nahuye n'umugabo witwa Kamanzi wakiriye ubutumwa bwiza ariko ntabwo yigeze ambwira tijye nakiriye ubutumwa bwiza ahubwo kuko yari azi ko ndi umwigisha amategeko ukomeye cyane yatangiye ambwiriza iby'uko umuntu yakira kuko nanjye nari naramuyoboye mu dini nyuma za kwakira ubutumwa bwiza ubwo anzana buhoro batari kose ati buno urute bimeze gute atari kupfuye wajya mu ijoro ngamubwira ati mbamanyije n'Imana najya mu ijoro atari ko ubundi hajya ijuru rizajyamo umuntu umeze uta ubwo ni nako mubwira wowe uteze amatwi iki kiganiro nanjye ndavuga ati Bibiliya ivuga yuko umuntu uzajya mu ijoro ari utanduye ijoro ntirizageramo umuntu wanduye arambwira ati none se ndukora icyaha ndamusubiza ati n'indungane ebyiri icumuye arambwira ati wizeye tete nibutse abadukurikiye ko na etede ni inyigisho za Bibiliya narazize nziga imyaka 4 mba n'uwa kabiri mu gihugu urumva ko aravuga ati uzi Bibiliya nyereka ahantu handitse ngo n'indungane wize inyigisho za Bibiliya wize theology n'ayo magambo imyaka 4 ariko byose wabirangije utamenye icyakujyana mu ijoro ndamenye icyanjyana mu ijoro ni naho yamfatishirije arambwira ati wize Bibiliya kandi n'abantu benshi barabikoresha ngo n'indungane ebyiri icumuye 7 tinyereka ahantu haba handitse ngo n'indungane bwira icumuye 7 ndahashaka ndahabura mbona ari terime yivuga butumwa ripfuye arambwira ati hari indungane rero arambwira ati kandi njye ndi indungane abona kumbwira ko we ari indungane ubwo niho namuhanze amaso ndamukanurira uri indungane gute none se ndukora icyaha kuko nzi ko umuntu waturutse kuri Adamu akora icyaha n'ubundi aransobanurira numva icyo gihe ndi kubyumva ibyo yansobanuriye ndibuze kubigiraho cyangwa reka nze mbitarukeho gatoya ariko numva ndumvise ariko numva ndari kubimenya numva ndahawe kubimenya mbura n'undi mugenzi wo witwa Manuel nawe arambwira bose muraturanye i Rubavu turaturanye nawe yakira ubutumwa bwiza uwo Manuel ariko yakira ubutumwa bwiza hari aho twacukura na korota tugasangira n'imisururu ihiye ngo noneho yakoraga ibyaha byinshi cyane yeraga imbuto ntabwo yakoraga ibyaha yari umunyabyaha ahubwo yeraga imbuto z'ibyaha nyinshi we yeraga nyinshi wamureba ukagira ngo wowe mwiza kumurusha ngagira ngo ndi mwiza kumurusha kubera ko njyewe ngora bikeya ariko ntaho twari dutaniye tumenyana ducokura ibintu by'amakorota turi kimwe akora ibyo nanjye ngabimwe ngakora ariko bitangana
n'ibye ku rwego rw'amaso. Noneho nawe aza kunzaho yarahindutse, yarakiye ubutumwa bwiza, aravuga ati nakiye ubutumwa bwiza. Ndamubwira ati none se nawe umeze nk'akamanzi atinya, ati none se nawe ndukora icyaha, reka dati ubu ndacyaha ngikora. Cyakora bihwaniramo n'uburyo ki ubutumwa bwiza bwamuhinduye. Kwa kundi yakundaga gukubitaba umugore no gusinda ndakimubumona kuko yari inshuti yanjye nda nubwo yari yambisha ngo mbure ko namumenye. Mu by'ukuri ubona ubutumwa bwiza bwaramuhinduye, imibereho yarahindutse. Aratangira yari amaze iminsi 2 yarambaye akagatabo kavuga ngo ijoro ndirikorerwe. Noneho akameza tuzagasome, nakundaga gusoma ibyo bitabo no kugira ngo mvumbure nge mbona ibyo nigisha abandi. Nawe anyigishaho muri makeya sinabifata. Nyuma araza arambwira ngo wowe Isiraheli, hari abashyitsi bazaza dusengera kuri, turajya guteranira kuri brasserie ku Kabuye kera. Atabo bashyitsi na wa muntu ufite nawe arabarimo. Wa muntu wanditse cya gitabo ijuru ndirikorerwa nawe arimo. Numva kuko nari nasomye ibice 2, numva ko uwo muntu uzaza akomeye. Ndavuga ndi buriya nongeye nariye mu buryo bw'idini. Ibyo babandi bari bambwiye ntabwo nari byari byaragishije, ariko ntiwahabwa guhita ubyakira. Sinahabwa guhita yaba ari Kamanzi yaba ari Manuel. Yaba ari Manuel. Ndafata ubwo uwo muntu azaza, ubwo abaduteze amatwi bamenye ko abishimiye Emile ari uyu turi kumwe. Ati ubwo azaza ni umuvuga gutuma umuntu ufite ubwenge wo kwandika kano gatabo na byise ubwenge, umuntu wo kumenya ibyo namaze gusoma. Ati uwo muntu arakaze, uriya ndamukoperaho byinshi. Ubwo ari buze numva ngize umutwaro wo kuzaza kureba uwo muntu, nibyo azigisha ndabyandika, ngazajya mbona nanjye ibyo njyana kurisha no kwigisha abandi mu idini. Muri make wavuye mu rugo indego gukopera, waravuye ateganya kumva abantu bavuye i Kigali, hanyuma ndaza kugira ubundi bwenge nunguka wiyongera ku byo nari nsanzwe nzi, hanyuma nkomeze umurimo wanjye wo mbeshya abantu. Ariko nawe uzi ko nababeshye. Sinari nzi ko nababeshye, nari nzi ko n'ugutyaza ubwenge, ko n'ugutyaza ubwenge ngabona uko nyobora abantu. Nuko waje guteranya ubwo ufite muri Brazil. Tugenda tuganira. Tumaze kuganira tugenda mu nzira, umunyarwanda niba ari umugoyi niba ari umunyarwanda wese service yaciye umugani ngo bijya kureta byumvira mu mano. Ibijya kureta kureta ni ibitoki yashatsaga kuvuga uko bengesha amaguru. Hari ibitema, hari n'ibireta bitapfuye nyene. Itema biba byapfuye bitanga umutobe. Naho ibitanga umutobe ubyumvira mu mano ukibinyuka kuko bengesha amaguru ukabyumva kirikare. Ubwo nanjye ndagira kubyumva turi mu nzira turimo tugenda. Ubwo niho nagusanze aho wari uri kwa Kizito. Aho mwari mwaraye. Ubwo twafashe n'icyayi ndabyibuka. Nari umuntu ukunda kubaza kugira ngo menye idini. Ubwo Kamanzi niwe wambwiye ati mubanditse ka gatabo muri bano uri kubona ari uwuhe, wari hamwe na Kasiye. Ubwo ndakomeye kuko n'umuntu reba ati n'uyu ngo ati wamumenye koko. Ubwo tuhagera niho wabwirije. Tugeze kuri brasserie mu materaniro niho wabwirije. Ndavuga muri makeya ibyo wabwirije ari byo ari nacyo byakukijije. Wanyibukije ko ndi umunyabyaha biturutse kuri Adamu nguko twabivuze mbere. Umaze kuvuga ko ndi umunyabyaha, nanone unyereka umuntu wabasha kunguraho ibyaha. Ukimara kuvuga umuntu wanguraho ibyaha niho naguteze amatwi. N'abadukurikira ahangaha bahatega amatwi, hari umuntu ukuraho ibyaha.
uburyo ki wabivuzemo narabyumvise ngimara kumenya ko ndi umunyabyaha kandi ko ndabasha no kuyikiza no menye n'imyaka nagerageje mbyikuraho bikanga bingana byibonamo naguteza amatwi reka numve uriya muntu ushaka kumbwira uburyo ki nakuraho ibyaha nakurwaho ibyaha ubwo usobanura uburyo ki Kristo abantu bakomeje kuba abanyabyaha usobanura amategeko uburyo katakijije abantu anariho banditse mu Baheburayo ngiyo yose ubona karebo baza kubaruhura Imana ndi yari kujya gushyiraho undi munsi ubwo amategeko ndi yaruhuye abantu unyereka ko ibitambo bitakijije n'abambere kuko hari n'abo byica bakoraga icyaha bakanicwa n'icyo gitambo ndikibakize ariko ko ibyo bitambo byabagaho byashushanyaga Kristo utwigisha ko Kristo ari umuziranenge ni nabyo nigisha ni nabyo bindimo kandi Kristo ko ari umuziranenge we ko atigeze akora icyaha ni naho numvise ijwi ukuntu ryaje kuri Yozefu riramubwira ngo witinya kurongora umugeni wawe kuko imbiti imurimo ari iy'umwuka bitamenya ko Yesu nubwo yaje mu isi afite umubiri yari afite itandukaniro ryanjye ukomoka kuri Adamu njyewe nawe dufite itandukaniro ko we ari umuziranenge menya ko Kristo aje kungiza soma ko yaje kudukiza umuvumo w'amategeko kandi aje ko no kuduhanaguraho ibyaha kudukiza ibyaha ariho ngo Kristo nyine amaze kuvukira mu isi niwo mugambi niwo yarisije abantu utubwira ko abantu bagenderaga ku buhanuzi ariko ubuhanuzi abantu bazarebe icyanditswe muri Yohana muri Luka igice cya 16 mu 16 atari muri Luka havuga ngo amategeko n'ubuhanuzi na Matayo 11:12 naho Luka ni 16 mu 16 ngo amategeko n'ubuhanuzi byarangiriye kuri Yohana umubatiza ngo nyuma yaho ubutumwa bwiza butangira kubwirizwa ubwo butumwa bwiza ni ubwa Kristo wo kudukiza bwabubata bw'icyaha ya virusi iturimo uwo Kristo rero nyiri ubutungane namenye neza yuko yaje ari ngiye waje gushaka ngo yaje aje gushaka uwari warazimiye niko Bibiri ivuga no kudukiza ayo mategeko twacumuraga none ngiye hano umujinya ejo ukansubiraho none Kristo amaze kuza araza afite ubwo butungane we ari umuziranenge kuko nasomye muri Bibiri avuga ngo ntabwo impumyi yabasha kurandata indi mpumyi njyewe nari impumyi ariko Kristo we yarabonaga yari umuziranenge kuko impumyi zombi zirandatanye imwe zagwa mu rwobo ariko ubona yakuyoboye ndi wagwa mu rwobo ubwo Kristo araza Bibiri iravuga ngo yisizeho ngo ibicumuro byacu nibyo yazize nahise menya ko yazize ibyaha byanjye kandi kaje kunguraho umuvumo w'amategeko kuko ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko mu Bagalatiya 2:3 niko bavuga ngo ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko ni ibivume kuko ngo handitswe ngo havumwe ugendera kuri ayo mategeko ndayakurikiza ndayasohoze kandi nta n'uwayashoboye na Mose wayazanye ndiyayashoboye uretse gukizwa n'ubuntu noneho menya ko Kristo yaje ari we gakiza kandi ko kumubona ari imbano y'ubuntu ndakiguzi atari ibyo gukorera kuko yaje nda misiyo twagiranye n'Imana ngohereza Kristo ahubwo ni urukundo rw'Imana rwamuzanye ngo kuko yakunze abari mu isi cyane ubwo nanjye narindimo numva ubutumwa bwiza nawe ari yaramukunze none kuko yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho ikintu gikomeye cyane
naje kumva ni uburyo ki twaguranye. Ni uburyo ki twaguranye. No mu idini hari korasi irimo ngo Yesu ni inshuti yanjye ngo sinzamureka, ngo ngiriye neza ngo sinzamureka, ngo namuhaye ibyaha ngo ambaga kiza, ariko babiririmba batabizi, batabyumva, ngo namuhaye ibyaha ngo njyewe ambaga ako gakiza. Angirira ubuntu, ambereza gukiranuka. Kristo gukiranuka kwe uburyo ki yakumbaye, yaje ndi umunyabyaha kuko yazize ibyo byaha byanjye, ambereza uko gutungana kwe. Amaze kukumbereza kubwo kubyemera, kwemera uko gutungana kwe, narakwakiriye, none hafata ibyaha byanjye, turagurana. Yitwa umunyabyaha kuko yazize, ni nako turirimo ngo yazize ibyaha byanjye, bundangazwe n'imbabazi ze. Noneho ni Kristo wera, ni Kristo wera, nawe nanjye umunyabyaha. Ambaje telefone y'umukara. Ubwo urambereza kwera kwawe, yego, nanjye nguhaye ibyaha byanjye. Ubwo ni wowe ufite ibyaha byanjye. Uyu ni Kristo, mu cyimbo cya Kristo afashe ibyaha, nanjye ambaye kwera, ambaye gutungana kwe. Ubwo niko mfite, reba namufashe gutya. Niba mfashe gutungana kwe, ninde usigaranye ibyaha? Ni Yesu Kristo. Kandi ni nawe wabihaniwe. Urakoze cyane. Ni nawe wabihaniwe, ntabwo ari njye wahana. Ariko igihe yabihanirwaga, ni njye wari urimo guhanwa, kuko ari njyewe yarazi, kuko we yari umuziranenge. Yafashe ibyaha byanjye, ari umuziranenge, aremera byishyira kuko yitwa rukundo, yitwa rukundo, yitwa umucunguzi. None amaze gufata ibyo byaha byanjye, ijambo ry'Imana icyo gihe ryatwigishije, kandi ni nako rivuga yuko ibyo byaha byacu ari byo yazize, ari byo yacumitiwe. Noneho mwatubwiye, ijambo ry'Imana ryakunyuzemo, uratubwira ngo burya ngo hari n'igihe Imana yamuteye umugongo. Urugendo rwo kuducungura rwatangiye cyagiye yajyaga akora ibitangaza, yari amarenga. Noneho Yuda amaze kumugambanira, ngo niho yagiye mu gashyamba ka Getsemani. Ibyo nabyo twabyizeho icyo gihe, kandi ni nabwo butumwa bwiza. Ageze mu gashyamba ka Getsemani aravuga ngo niba bishoboka iki gikombe nikindeke. Icyo gihe niho bwaba umuntu bwanjye bwari bumurimo, bumugezemo, n'Imana imuteye umugongo, ati ubwo wemeye kugira ngo ujye gucungura umwana w'umuntu, ubwo ninjye wari umugezemo. Wemeye gucungura Isirayeli. Ubwo wemeye gucungura Isirayeli, nari mugezemo muri we. Maze kumugeramo ati ubwo rero agira akamero kanjye. Ubwo nibwo yagiye kumusana, ubwo yatangiye gukubitwa, no gupfa muzapfa urupfu rw'iteka ryose. Urakoze cyane. None rwa rupfu rw'iteka ryose, ibyo bintu bindagira mu misonde byumvikane neza. Rwa rupfu nari kuzapfa, rwo muri Adamu yansezeranije. Yego. Kristo niyo mibabaro yababajwe. Icyo nari kubabara arakibabara, kuko njyeweho ntabwo nigeze mbabwa, ntabwo nigeze ngubitwa, ariko narindi muri we. Nakubitiwe muri we, mbambwa muri we. Ubwo nyuma yaho mvira no muri we. Noneho maze gupfa, ntabwo byahereye aho ngaho, ahubwo nazukiye no muri we. Ubwo maze kuzuka, niho numvise yuko bwa buziranenge mufite, ko ibyanjye ari byo yazize. Icyo nzabwa ari ukwemera